Waje Kenya ahubwo ngo sinzi ngo se hameze gute kubera basigaye batangara abantu baraza ati none Kenya byagenze gute ariko nibuka ejo bundi twagiye hari igitaramo cyabaye cy'abatabazi hajemo umuntu Willy Nimbumuzi hari amakuru yaraje kutubwira ndamubona yana na ntuze na bazana pasteri uriya ntuze ratubwiriza wa Gidurayi wo muri Ririzi aravuga ngo ubuhunzi iyo bwabaye mbese bukarambirana hazabamo abantu kuba indiscipline exactly niko bro yasobana ibintu ndumi aravuga ngo hazaba ngo ubuhunzi buza gutuma abana baba indiscipline bagatukana bakubahuka bakabyingege bakanywa ibiyobyabwenge bakaja mbese muri bakabindaya twongeye kubaha mwiriwe abandi tubahaye mwarambutse bitewe n'ubice muherereyemo n'ubundi nkuko mubibona ni kuri Tawala TV nkuko bisanzwe turi kumwe na The King na makuru tuje gusesengura gatoya ndetse tubararikira kuza kumva ano makuru cyangwa se kino kiganiro tugiye gukora mwibuke gukanda subscribe no gukora share comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro dukora kuri Tawala TV ndetse no kuri The King bizajye bibagereraho igihe n'ubundi nkuko mubizi ntago ndi jyenyine ndi kumwe no kwikorana buhanga wo bita The King nanjye kuri mikro nkuko mubibona ni Eric Tawala TV rero twakire n'ubundi The King nawe abashe kwakira abatumirwa bacu The King. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Imyanzuro yavuye mu nama iherutse kwigwaho ejo bundi hari tariki 21 z'ukwa gatanu umwaka wa 2026. Iyo nama rero yari irimo aba bantu bakurikira kugira ngo ntibesha reka mbasome neza. Yari irimo Siberika yose Kenya, yari irimo Sage yose Kenya, komite z'abamama bose, komite ya buri muryango wose, komite ya Shalom ngira ngo ni impuzamatorero ngira ngo niba ntibeshe, harimo na komite ya Evangelico yose inyizi, harimo na komite ya Agape. Inama yabaye ku wa 4 tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Inama yatangiye saa 5:50 urumva iyobowe n'umuyobozi mukuru wa Siberika Kenya Eric Gategeko irangira saa 8:30 urumva urutonde rw'ibyigwa urutonde rw'ibyigwa nyine barari kwigaho byari byinshi cyane ariko twe turibanda ku byacu. Hariho iya mbere na iyacu niyo banagize ni iya mbere by the way baruze ngo kurebera hamwe ingene urubyiruko rwacu ruri gukoresha YouTube cyangwa se social media urumva noneho imyanzuro ndashaka kugira ngo nyisome ndetse twinjire mu bantu bakoresha social media nabi ndetse n'abantu bavogera uburenganzira bw'abandi. Hano hari imyanzuro ya social media sibyo. Nyuma yo kuganira no gutanga ibitekerezo byinshi inama yanzuye ibi bikurikira. Hariho A na B. Hase irihora yawe ni A na B. Kangusomere. Hagomba kuba amahugurwa y'abakoresha media bose. Bakigishwa n'abandi. Ubwo nyine bagomba gutegura bazabikoresha. Hakigishwa uko social media ikoreshwa ndetse n'ingaruka zayo iyo wayikoresheje nabi. Iyo ni A. B. Nanone hagomba kubaho amahugurwa y'abantu bose ku bijyanye n'uburenganzira bwabo bakamenya ubudahangarwa bwabo bwo kutavogerwa ni kinyamakuru icyo ari cyo cyose ndetse bakanamenya amategeko abarenganura mu gihe bahutajwe bakamenya n'inzira bacamo
kugira ngo bagere nyine kuri ibyo. Inama yanzuye ko mu gihe umuntu wacu ahutajwe n'ikinyamakuru icyo ari cyo cyose agomba kugana ubutabera bukamurenganura. Sorry? Nta muyobozi wa Siberika n'umwe cyangwa umuyobozi w'umuryango uwo ari wo wose ugomba kuja kuvugira umunyamakuru warezwe ashinjwa gusebya no gutuka. Karabaye. Sinzi niba nasoma ngahe ngo chairman mukuru ibyo chairman mukuru yababwiye. Chairman mukuru yatubwiye amakuru mu ncama kuko imuhira bamerewe ndetse atubwira ubwo nyine yaravuze ubwo urumva hagiye ubwo ni ibindi byo ndagira ngo nagiye mu bindi. Okay, yaho naho ngaho reka tugarukiraho bwana munyamakuru. Aho ngaho nibyo bitureba. Nibindebe hano man harimo ibintu bibiri bikomeye kandi abantu babyize ni nkaho bashobora kuba basobanukiwe social media. Oya dereka nkubwiza kuri ikintu cya mbere kwanza tugomba gutandukanya. Niri jambo bazavuga ngo na abanyamakuru. Yego. First of all na ufite certificate y'umunyamakuru. Nta n'uvutangaza inkuru by the way. Nta tuvuga gusa ahubwo muvuge ngo naba content creator. Imyanzuro muge gufatira cyangwa se bafatiye aba content creator. Twebwe nyine bako nyine tuvuge mbo urugero nimba turi gutangaza amakuru y'iwacu ayo na makuru tuba tuhadukora. Usibye ko ntabwo tuyavimuzi n'imuzingo kuko abanyamakuru ariko nyine na makuru tuba turi gukora cyane. Ariko nimba nje nkavuga ngo King yagize gutya nkinjira mu muryango wawe ayo sa makuru. Uko nugutukana ko ndasebye. King namufashe hariya nibi ivyo ngivyo cyangwa mfate video yawe nyishire hanze ayo sa makuru. Aho ntabwo ari amakuru ko ndasebye. Amakuru na amakuru y'ibintu donc amakuru ubwira isi yose ikagutega nyine tuvuge nyine nk'intambara cyangwa se inama yabaye y'abaministre bene ivyo ngivyo nk'amakuru nyine muzi uko muza amakuru. Yego. Ariko ibibindi hakaba ibindi bita ngo naba content creator nk'abari amuza mubona bakina udukino tw'amaplanka. Iriya ni content aba ya content cyangwa se udufilime udukomedi cyangwa se kuba wabona bahabarya biriya byose muza mubona bisekeje abantu baza bareba. Niza ni content ni content creation ya creative. So rero ivyo bazamenye kubitandukanya ntagarabanya nibavugaga abanyamakuru bagafata naba ngaba bahabatukana nabagira gute ayo ntaga abanyamakuru. Turaza kugera kuri Kenya ukuntu ivugwa n'ibindi bihugu biri hanze. Ngira ngo urabizi yuko Kenya hano ni turaza kuhagera gatoya. Hano ino nama buriya abayobozi batorwa buriya bazavuga ngo ubuyobozi buva ku Mana cyane rwose. Urabona bino bintu bizeho nibyo bintu bitugoye kandi nibyo bintu bigoye isi muri rusange. Iyo ugiye kureba umuntu ibintu akora iyo abizi akamenya icyo akora cyangwa se iyo yabyize abikora neza. Noneho iyo umenya ingaruka z'ibyo uri gukora kubera ko niko bavuze bari kwiga uburyo abanyamakuru cyangwa se abantu bari gukora kuri YouTube bashobora kubona amahugurwa bakamenya ibyo bakora ndetse bakamenya n'uburyo bagomba kubikora. Noneho bakarebera hamwe mu gihe ukoze ikosa icyaha cyakugonga. Noneho kandi bava ku banyamakuru baje no ku bantu abaturage rusange. No kuvuga ngo twebwe nitwe tutabigiraga. Uziko mu bindi bihugu biteye imbere iyo umuntu akuvuze inkuru y'igihuha cyangwa se kukubeshera umeye kuja muri ribu cyangwa se muri polisi bakamufunga nabi cyane. Icyo cyitwa cyber criminal. Icyo cyitwa cyber criminal ni ukuje gutuka umuntu nubwo yabakoze ikosa wowe ukajya kumwangisha abandi bantu cyangwa se ukajya kuvuga amakosa ya public. Kandi hari n'abantu ubundi reka nkubwiza ukuri ushobora kuza wowe nkakwataka kubera kuba kuri social media. Wenda hari uburyo twatakanye navuze uransubiza turatakanye. Waje kuri kubyo navuze wenda nasesenguye nimara kubisesengura wowe nawe unyatake
ngo ibi naje gusesengura nje nawe turatakana nta kibazo ariko kuvuga ngo umuntu ntaba kuri social media tazana jaho nta kintu na kimwe sipi umutore umumanike umumenagure ubakoze amakosa y'indengakamere ubakoze amakosa kandi ntubona reka ngwize nk'uko wavuga ngo Kenya yewe none tumaze kuba ikiro ry'imigani noneho naratanga ejo bundi dusigaye dutinya kuvuga yuko tuba muri Kenya ubu nsigaye ngomba muri Togo Moje Kenya ahubwo ngo sinzi ngo se hameze gute kubera basigaye batangara abantu baravuze ati none Kenya byagenze gute ariko nibuka ejo bundi twagiye hari igitaramo cyabaye cy'abatabazi hajemo umuntu Willy Nimbumuzi hari amakuru yaraje kutubwira ndamubona ya na ntuze na bazana pasteri uriya ntuze ratubwiriza wa Giburayi wo muri Ririzi aravuga ngo ubuhunzi iyo bwabaye mbese bukarambirana hazabamo abantu kuba indiscipline exactly niko tubivuga yasobanuye ibintu ndumi aravuga ngo hazaba ngo ubuhunzi buza butuma abana baba indiscipline bagatukana bakubahuka bakabyingege bakanywa ibiyobyabwenge bakaja mbese muri bakabindaya bakaja muri kategori zose za zindi muzi nyine zitari nziza izo zose ugasanga ngo umwana muto w'umukobwa n'umuhungu bose bameze gutya kandi nta kubera iki ubuhunzi icyambere turi mu gufata abana yumva ko yarangije form 4 mukamubwira ngo naje gushaka akazi aho babwo bataranarangiza henshi baradutinga atabana ntibakiciga donc nta education uretse na education reka tureke iyo mu rugo ngo kurya education y'ishuri ukuja ku ishuri ni kugenda no mu mutwe hafunguka haba n'ibindi bintu ku buryo hari ibintu utinya no gukora ariko iyo utaja ku ishuri uri aho ngaho gusa unamenya n'amategeko ikintu cyose kivugwa nabi cyangwa se kibi kiraza kandi nawe ukumva ko ugomba kugisangamo ntugire wa mutima nama wo kugira ngo kwigarura aratubwiza mushe uwo munsi yakoze igitanga ndavuga ati uvuze ibintu ntatekerezaga ngo rero ibi byose ibyo wenda turaza kugaruka kuri ibi by'umunyamakuru ariko tubanze tuvuge kuri aka kantu abantu abanyamakuru cyane cyangwa se reka mvuge nyine nkuko mubivuga abanyamakuru ba Kenya dusigaye monsheri sinzi uzi ko umuntu akubwira ngo njye hari umuntu aravuze ati jewe nahuye n'umuntu i Kigali tibarambwira ngo uriya ni wa mutu ntanzi naje simuzi ariko kubera ibyonze nkazamwihisha kubera iki havuga ati nandamusa wenda nkamwibwira tukamenyana mu gitondo ari amashira kuri mutandaho ibyo bivuze iki bivuze ko tumaze kuba babantu nk'ibyihebe nyine ntacyo bitubwiye gupfa gukonkoboka ugafata umuntu ukamumanuka ugafata famiye ye ukayimanuka ugafata donc umuryango wose ntunatinye n'umupapa mukuru cyangwa se umumama mukuru yego ugafata amafoto ukashira ukavuga ibyo ngo rero abantu ba Kenya tumaze kuba impamvu turi kwiga izino ntuzi niki gihugu sinzi impamvu hari ukuntu kitubabariramo ubundi nyine hamaze gufungwa kandi barakatiwe imyaka myinshi abantu benshi barakatiwe imyaka myinshi ariko ukamusanga ni kuko nyine bacamani nabo barambiwe ibi byose kugira ngo bavuge ngo ntabwo tuzongera kwivanga cyangwa se kuvugira umuntu warezwe yahohoteye yego ibyo ntituzabyongera kandi ikindi hari abantu batazi uburenganzira nyine muri ibi ngibi ngo uzi uburenganzira bwawe siyo mpamvu wumvisha bagiye gukoresha amahugurwa abaturage babwira abantu uburenganzira n'inki ku buryo bagomba kuzigana nimba bagusebeje bakuvuze nabi uja hariya kandi nujayo
aba baha bavuga ngo ntibazovugira umunyamakuru ahubwo abacamani bazofasha wa muntu kuja kugira gute bamwereka inzira ati genda hana byanze bikunze n'impamvu bakoze ntubona impamvu banakoze bino bashobora kuba baraninjiriye leta ya hano bakavuga ati noneho nimba bumvishije akantu barangirijeho munsi bavuze ko ngo nta muntu n'umwe mu gihe umuntu yakoze ikosa rimeze gutyo nta komite nuvuga ngo nta famiye izabyinterferingamo nta bacamani bazabyinterferingamo uzafesinga amategeko kandi mushereka nkubwira akantu kamwe hano ntubona abacamani badukuyeho amaboko wafunzwe camani wanyu ntaze kukuburanira umuryango wanyu ntuze kukuburanira bro bagufunga ubuzima bwawe bwose kubera ko baba bavuga yuko definitely bagomba kuzaganira na leta avuge ni twebwe turashaka ko urubyiruko rwacu rujya ku murongo muri ubu buryo uzaza urenga kuri ibi mujye muhanisha amategeko y'iki gihugu kandi papa kandi babibwiye gutya bakabitanga gutya monshere hazoribwa ifaranga muzoza mutanga amafaranga amwe atarabaho ariko se si famiye isanzwe yatanga ubundi oya hari aho bizogera na famiye ikavuga ngo no ntabwo ibi ngibi tuzishinga nimba ari so na nyoko nibayatange nimba ari bakuru bawe nibayatange kandi arige na bakuru bawe bazavuga ati nimba barakubujije gutukana ugakomeza ugatukana shaka iyo YouTube gani guhembega ariko gari uburyo ibitutsi bizovamo amafaranga n'umuntu wabikoze ashobora no kwishima none se biriya bitutsi niba bivamo amafaranga ntaho bitaniye no kwica umuntu ukabona amafaranga reka tugaruke kuri Kenya Kenya dutuye muri Kenya natwe kandi banje ntuye muri Togo bunyine nanjye nshobora kuba ngiye kuza Botswana cyangwa Burkina Faso nyine mba muri Togo abantu umenye ninjewe munyamurenga uri muri Togo hari agakaritsiye ntari buvuga izina ariko reka nkavuge nta kibazo kuko nanjye narahabaye nubwo abantu bazabivuga ukuntu urabona abantu batuye Indera ni umurenge ariko aba ibitaro bitoye nyine urumva Karayese ibindera kandi Karayese ntabwo ushobora gufata umurenge wose uwitirire ibitaro nubwo ni ibitaro biri Indera sibyo uvuga ngo iyo ugeze nk'Inyamirambo cyangwa se ahandi hantu ugiye bakabaza ngo uruwa hehe urumva kera niko babifataga ukavuga ngo nduye Indera bataga batekereza rwose umujama w'Indera abenshi bari bazi Indera twatuzi ko Indera n'ubundi ni mu basazi ari mu basazi gusa yego reka ngutera gastorire twajyaga ku ishuri ugasanga umutipe arakoresha se bro tuye he ku muniga Ikanombe undi kubera ko atuye nyine hariya gatabaga ni ntuye Ikanombe agana he kubera ko nyine umuntu utuye Indera abazi Ikanombe neza yose akabwira ni ntuye hariya kubera kwanga kuvuga yuko utindera gatavuga ni umutipe nyine hari ukuntu nawe bitameze neza hano muri Kenya rero naho bimeze gutyo hari umuntu rero turi kuganira utuye nyine hakurya arambaza se harya turi kuvugana nawe gutya uri umunyamakuru cyangwa nawe ukora kuri media zo muri Kenya atabwiye ni mbabarira atangira kunsema bazimana ngo amakuru ngo arahantu nyegeza ngo nindangiza ngo nabye se mwabwiye yuko kuri channel njye sifite channel ndifite channel njye mfite 10 na bingahe nagaye channel ntoya mu buryo nanjye ushobora kuba narakoze amafuti ngo ntumbone nasara amakosa wigeze umva ndi kuvuga ngo hoya nabyo rero abantu bose ntago bakora amakosa impamvu narivuze gutyo Kenya hari ukuntu kuva kera kose bayisuzuguraga ngo ibamo abantu baciriritse no kuva kera kose urabizi ko abantu banga kuza hano bavuga ngo abantu ngo bacuruza ngo ibigori izo story warazumvishe barasuzuguraga Kenya ahantu henshi hatandukanye bakayisuzugura banatekaga bakagurisha n'amaginazi mu Kenya nigeze kuzano 2011 naje icyo gihe muze batekaga n'imyumbati ku muhanda araza icyo gihe nasigaye hano mara nk'ibyumweru 2 mpamvu nkubwira narabibonye ibigori biki narabibonye noneho ganje wa mwana uvuye i Rwanda uri kwiga kaminuza i Bugande bambwira ati sigara hano nkareba ugiye gusigara ntakibito ni ibigori niki baba ndagati kwenda niyo mpamvu ndi kubwira uwo muntu twaraganira ndambwira arambwira ngo abantu bose baba muri Nairobi dusigaye tubatinya
ntitugitekereza yuko muri ba bantu twabanye hano mwarahindutse, nta muco mugira, kandi cyane cyane bakavuga urubyiruko. Urubyiruko nta mategeko mugenderaho, bakabwira ni murebye, kandi urabizi kuko ari hakurya baba ku murongo gutya, ntabwo ushobora kuvama umuntu gutya, ariko hano ndashaka uburyo bwose nzamuka nje kuri kamera ntuko umuntu, kandi umuntu unduta ubukure cyane wanabona umubyeyi wanjye. Barabona rero bitewe n'amagambo amwe namwe twari kuganira kubera ko uri muri Kenya, ntabwo tukiyaganiriye kubera ko uri aho ngaho. Guys, ni ukuvuga ngo bamaze kudusiga icyasha, ibyo dukora ubwacu bimaze kutugira babi mu buryo sintekereza ko hari umuntu ushobora kugirira icyizere. Biragoye ubu nyine muri Kenya, mbese umuntu araguhamagara akabaze Kenya musigayemo urumogi munywa mugo, kandi hano ngo nicyo gihugu gishobora kuba gicuruza urumogi cyane kandi urumogi rugahenduka. munywa mugo ni mu izuya zagenze gute kavuga ati kubera iki uku mwebwe ibi bintu uko biraca mwabaye gute, ni ubuhoro byagenze gute muri Kenya? Ukavuga ati neza jewe n'umuntu w'irumbashi dukunda kuganira umumama yarambwira ati twahevye ese noneho ko muhamubwana kino gihugu bahabarwanira tuvuga ishukuri uku abantu bo muri Kenya ngo ibyo nibyo mwotuzanira muri Kongo. Ndavuga ati semata muri hariya wadata ku murongo yoza mena umuntu uri munsi ku murongo, abangaba ntawe ibi ngibi tuvuga ngo ibiki na biki twatashe ntibiziba ayiwe wokubitwa isi zigashira, ukubitwa gusa. Kandi untuzi impamvu na hano impamvu tutabikora, impamvu wenda tudafata babikoze ngo mberega abasore bagaye bahita bafata abasore bo mwanyu bavuga ati nta n'isoni tujye gukubita umuntu, bakavuga ati mugende, umusaza akamatanga itegeko mugende mu muhambiri mojeri bakakunyuka n'ubwo bakakunyuka ku buryo ucukira ntuzongere. Ariko man nta bagabo cyangwa se abahungu bakora ibi bintu byo naho oya naho hanoga nuvugaga arirukankira nunamufata ukanabikora ukamukubita barakubwira ngo kubera ko utaje kumurega ugiye kubituma barakubwira ngo kuko utaje kumurega kandi hano gukubita igitsina gore muri Kenya gukubita igitsina n'umunyakenya aza kereka nyine akamukubitira nko muzi ariwo wango ufata none nabonye umugore w'umusomali bari gukubita bro. Umugore nuko nyine bavuga igisomali umuntu atakumva ico bari bashatse kuvuga, gusa nyine ashobora kuba yarakoze amakosa nyine namwe na hamwe nyine dushobora kuba umuntu yese yakira. Umugore uzwe bamugize ni abantu batagira badahereza uburenganzira cyangwa se badaheza agaciro abagore, ngira ngo nabize umuco wa Islam ari ukuntu oya n'abasomali ubwabo buriya n'ubwiwe wogira gute tozana bya bindi bo ibone ibyihe bazabo mufata bakamujana bakamukubita kandi yaje kurega muri leta ntagire nico babatwara. Abuze ibintu bamukore baramufasha muzirika amaguru n'amaboko papa, barakubita nkayibona nyikwereke amukubise mu buryo abantu bo muri Kenya batukana nabo ako ko bafasha cyane. Oya ntuzi yaba ari twebwe dore impamvu abasomali bo urabona twebwe abasomali ntago bazabinjirira ngo baje muri leta ngo bamenyane n'intuze bano bagore ibo baracaba abo mu rugo gusaba nabo mu rugo, naho twebwe basigaye bashabika baziranye n'abandi oja ku reba bro ntushira kuri microphone ntushaka gabanya volume yose imara abonye bamuzinze n'umunyururu bamufunga nk'amapingu barakubita kandi yasa nkaho kandi yasa nk'ari nkana mu butayu ibyanga byakunda niri wabo nyine aba butayu ubwo hari amakosa yakoze.
tugarunagana no ku musozo iyi nama yizwe cyangwa se ibibare ari kwigaho ariko njye nabishimye nanjye nabishimye rwose gusa usibye ko nanjye hari icyo mbanengaho wenda abantu bambabarire ni ijambo nanjye navuga sibyo buri muntu wese agira uburyo abona ibintu ntabwo byagombye kuba bigeze kuri ino ntera ntabwo byagombye kuba bigeze kuri ino ntera mu buryo umwana w'umunyamurenge ndabivuga kubera ko ari twebwe nta muntu utagira uburere ndatekereza nta muntu umwe utarabonye uburere mu buryo ushobora gutinyuka umuntu uko wakora ikintu cy'indengakamere utuka umuntu cyangwa se wandagaza umuntu njyewe mbona abacamani aribo batinze n'imiryango sasa kubera ko nimba uzi na kera iwacu ruguru akenshi ntabwo abantu bakoze amakosa bazabatanga muri leta twe tugira umuco wacu wihariye cyane mu buryo ababyeyi baguhana kandi ugakosoka uvuga ngo mbona yuko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bari baratinze kwiga kuri bino bintu kandi kubera kuko turi urubyiruko yego ari ibyo dukora tubikoreshejwe n'amaco y'inda kubera gushaka amafaranga tugakora ibintu bidakwiriye ariko ndatekereza ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'umuryango wiwe nimba mwanya restaurant itakwigishije ngo wumve umuryango mugari ntukwigishe ngo wumve kugezaho imiryango y'abanyamurenge ngo ihure yige ku kintu wakoze numva ko ari ikintu gikomeye byanga byakunda harimo uburangare bw'abantu nta burangare reka nkwereke King burya ikintu cyose ntago najya kwiga ku kibazo cyo mwanya kuri wewe sibyo ntarahabwa ripoti kwanza nubwo naba nkibona mbanza ngira gute mbanza nga hariya mwanya kwa muzehe wawe akaba aribo babanza bakakora byanga bagafata nyine mwasogokuru wawe bakaza bakakwigisha byanga sibyo bagafata neza abasogokuru banyu uko bavukana bose bakaza ati muze King bimeze nuko twarigishije byaranze bakaza bakavuga byanga bakabwiraga nabanyokuru mati wenda mwoza mukareba mwebwe ko wenda umwishwa twebwe yaratunaniye bakazaga bakakubwira byangaga bakabona kubwira abanyamurenge abakurutiye umwana byaranze twarigishe twaranze sibyo abanyamurenge bakafatamo abasaje n'abacamani nyine n'abagapita bakaza bakagoragoza bakigisha byangaga bakabona kujana muri leta the same nibi ntago ari ubundi burangare ni ukuvuga ngo reka nkubwize ukuri uretse ko hari bamwe si ukukubesha bagiye bagirwamo uruhare n'ababyeyi babo nimba umubyeyi wabo atomuhamagara umubyeyi we ngo amubwire ngo kubera ko uhavuga kino kubera ko wakoze kino cyangwa urugero nk'ubu wakora ikiganiro ugatuka umuntu ukamuzumanika ukamuhamya iso yicaye nk'ariya ntahaguruke ngo agukubite urusha nubwo n'abandi uri umugabo akubwira ati ibyo bintu toko n'undi munsi kubera ko nimba uvuguza umugabo w'abandi menya ko nawe ufite so cyane ufite n'umuvuze umugore w'abandi menya ko ufite nyoko bari bumuvuge nawe nihagira ikiba nawe bakamuvuga urishima ni wowe uzoba ubaye intandaro yuko bataka papa wawe cyangwa se mama wawe kubera ko wavuze uw'abandi barakubuza ababyeyi ntibakubwira ati apana basaza bawe ntibahaguruka ngo bavuge ngo no ntabwo ari uko twarezwe ntabwo ari ubwo burere baduhaye kuva muri famiye yacu ubwo burere ntabwo tubwira izo nimba ari byo reka nkubwire King ibi bintu tuba tuvuga ngo ni amaco y'inda cano zitaraza ntitwabagaho cyane si sejo bundi ntibakoraga ntibaryaga ntibishuraga amazu aricyo batakoraga n'ubundi se n'iki bafite n'iki batunze kurusha abandi badakora ayo macano
ko tutarabona nk'abandi se tuvuge ngo bahembwe za miliyoni ko nta mamodoka turabona baguze zihenze, baracyatega uba n'abandi bagatega moto. Nta mazu twabonye bubatse nk'abandi, turacyatuye mu moja muri Ndagaswe. Nta numwe wabwiye ngo avuge ngo ngiye gutura muri estate y'ibihumbi 70-80. Abandi ndagira ngo uramuzi umushuti wacu w'umunyakenya, ntuzantu yaratuye Soweto hano Kayole, atuye hano umoja inzu y'ibihumbi 30. Kagahungu kaguze imodoka ejo bundi. Serious? No turashize imodoka iri kumara imyaka ingahe, hafite akamodoka keza yaguze 1 million na irenga. Nk'uwo nguwo ku kwezi ahembwa ibihumbi 10. Iyo yahembwa amafaranga makeya ni ibihumbi 8 yahombye ni 5. None wowe wahembwa 700 urasaze, ugiye gutuka umuntu uramunogoje hejuru y'amadolari 700. Kandi abantu batwumve neza, umuco utibaba turi kuvuga muri rusange, abantu nta muntu mpavuga cyangwa nta muntu tuvuga ko turaba muri rusange. Twebwe ubwacu jewe ntuka umuntu hejuru y'amafaranga wenda 700 nahembwe. Eske njewe muzehe natibaba natutse umusaza w'abandi bakamuvuga, ninde uzaba wagize uruhare rwo kugira ngo muzehe bamutuke? Ni wewe. Kandi wenda nimba nta mututse ukaza kumutuka, sibyo? Nimba narikoreraga ibiganiro bisanzwe nkagira gute nkakora amakuru, sibyo? Muzehe nagwa mu ikosa pasabase uyu muntu mwigeze mubona atuka mu biganiro yakoze, hari uwo mwigeze mubona yataka? Hari n'uwabireba bitewe n'ukuntu wenda mubanye akavuga ngo reka ndeke gutuka umusaza cyangwa kuvuga nabi. Ahubwo ndatekereza byavuyeho ubu ngubu nta muntu ushobora. Nivyo rero dushaka kuvuga ngo mureke guhemuka hejuru yo kuba ngo ni views, ngo hano ngo niho haboneka amafaranga. Mosheri, amafaranga azaboneka akabura, kandi kuva kera amafaranga donc twabayeho twishyuye amazu turarya tugira aya macana ataraza cyane. None ibi ari byo bituma muhemuka bacamani kugeraho barambirwa reka mumbwire kurinje nigeze kwicara nabo baravuga ngo tugeza imanza z'aba bantu zitugejeje kwirirwa twitaba tugira guke hejuru y'aba bantu tubuza ngo reka iki n'iki ni bicane nanone ni mwicane nanone tuje yewe aho donc baba barambiwe namwe mwakabije, sibyo? So mureke tugarure indangagaciro, tugarure indangagaciro za kirazira, dukore content zisanzwe, tuvuga amakuru, nimba amakuru ananiye nkore story. Yego, tugana no ku musozo bwana munyamakuru. Reka tugana ku musozo. Ndatekereza ko ibi bintu byanga byakunda bazadushakira abantu baduhugura, ndetse ibintu bigiye kuzajya ku murongo. Ubwo ibintu bijemo leta nta muntu leta ni umubyeyi ari kuyukoza amakosa. Noneho ya Kenya ya Kanairo ndimo kureba akaboro kamwe, ni umunyamakuru witwa nimba ari ngo Kinyo Watsinzi w'umukikuyu, bamuhaye access yo kujya kuganiriza abantu muri prison y'abari abagore n'abagabo. Man, hari umujameje wundi wavuze ngo sibyo umuntu aragenda kiba ariko akoresheje ubwenge mu buryo ubujura bugufata. Wenda umuntu araje akakwibwirisha ngo se wantije telefone gahamagara umuntu, uwo muntu ari kuri deal yo kwiba cyangwa se ari kuri deal yo kwica umuntu, akamuhamagara akamubwira ngo se uri hehe. Wenda tuvuge urugero turaziranye nawe ukagenda ugahora n'umujama ukavuga ni wantije kuri telefone gahamagara umujama wanjye nkumva haye, ukampamagara ukambye se bro uri hehe, nkakubwira ni ndi iwanjye cyangwa se nkakubwira ndi Don hagana he hana wifite abajama bagiye kumurangiza, umutipe akagira ikibazo. Safaricom i-tracking ya namba ya nyuma yavuganye na wa mutipe, bagasanga nimero ni yawe. Then
iboga nta ni ukuvuga ngo evidence bagaragaye umuntu nyiri ushobora guhagarara mu rukiko uvuga ngo runaka namutije telefone gusa ngo uhuye n'umuntu gusumiriza telefone ni ibintu bitegeye fo kumvikana ugasanga umutipe ari gusavinga ubuzima bwe bwose muri gereza kubera ko kantu kandi ga wenda icyo mutabarana igihe bavuga ati muzane irijwi ry'uyu wenda uyoga ni evidence kandi aho mutipe yabuze ni ukuvuga ngo iyo icyamutabara nuko agenda akavuga nti runaka n'uyu nguyu nahaye telefone bakamuzana kuko ntago wowe cyane oya ni nk'ibi byose tuza tugura amatelefone y'amasekendi nabyo ni amakuru kubera ko jewe n'ubu nyine hari umuntu iwe ntiyayibye turabana afite iPhone yarayibitse yabuze nyirayo iPhone akora ubutaxi arambwira ngo reba ino telefone ngo sinshobora kuyikoresha ngo n'umuzama ngo nje kuri polisi ngo mbabwire nyikoreshe nyirayo naboneka sinayimwibye ifite password afite password yayo irakora nta kibazo sinayimwibye umuntu naje nkora ubutaxi ku gace indege mutwaye ayibagirwamo kuko tagiye kuri polisi naje sinagira gute yaranayakije ico giharayatsa gutya arayinyereka nirakora harambwa ati rero uwo muntu naramubuze ntabwo ati wari guhamagara amwe mu manimero afite ukavuga ati umwomenye no muntu yataye telefone nka nawe yagize ubujiji aravuga rero ndavuga ati gumane gibike nanone nta kizokumarira amutipe nani inshisha nawe bamufasha bavuga ko yayibye urumva nk'ibyo byose nibyo twatuvuga ngo ubu nyine muntu azizira uzokora ikintu bagende bakureke reka tubwire abantu kandi bamara kubwira abantu uburenganzira bwabo monsheri uzoza winjira utanga amafaranga nawe yatanga apana amafaranga uzajya gutanga amafaranga uzajya werekana ikimenyetso ubwene runaka yanyanditse ibi ngibi ari screenshot kandi burya social media abantu bazatanga tuba social media ntubona iyi stati zacu nimba ngushizeho nka gutuka nagushize kuri social media ntari social media WhatsApp ni social media sawa reka turangize amakuru ya chance ikiganiro cyacu abantu badukurikiranye bakomeza gubwe neza ndetse nanda gushimiye we twafatanyije kino ano makuru wakoze cyane